Muri iyi si ushobora kubeshya abantu ukabereka kuri imfura, inyangamugayo, umugwaneza n'izindi ndangagaciro buri umwe muri twe yakwifuza kwerekana. Ariko hari kimwe utabeshya, wowe ubwawe ntabwo wakwibeshya. Urebe neza ko nciye umurongo kuri wowe ubwawe, kuko ubizi neza kurusha undi uwo ari we wese. Niba uri inyangamugayo urabizi, niba ugerageza kugaragara nk'inyangamugayo, intambara urwana ushaka kwiyerekana uko utari nayo urayizi. Ni ukuvuga ngo uriyizi kurusha undi muntu uwo ari we wese, kuko rero wiyizi ukaba uzi imbaraga n'intege nke zawe. Ni byiza ko turebera hamwe inkingi 6 zituma tubaho ubuzima bwuzuye, twifitiye icyizere, tukabasha no guhangana n'ihindagurika ry'ubuzima muri iyi si ya none. Inkingi ya mbere ni ukugerageza kubaho ubuzima busobanutse. Ni ukuvuga ngo kuba usobanukiwe neza ibiba. Wenda iyi ngingo iragoye kumva, ariko reka nsobanure gato. Iyo uvuga ko uriho ni uko ubizi. Iyo uvuga ko ufite ibyo ufite ni uko ubizi. Ni ukuvuga ngo rero kumenya ni ikintu kibanza kigize ubuzima. Nk'abantu bafite ubwenge, ni ibyangombwa gusobanukirwa ukuri kwibaho mu buzima, hanyuma tukagukoresha mu buryo butwungura nk'uko dukunze kubivuga. Urugero ni nk'igihe nigeze kumva Fisi avuga ngo ndabizi ko abana banjye n'umugore wanjye bambuze kuko akanya kanini nsigaye nka business yanjye, kandi ndabizi ko bibabaza, ariko buri hari igihe bizacamo nkaboneka. Ese iyi mvugo koko igaragaza ko abizi by'ukuri? Iyo aba abizi byakabaye byaramukoze no ku mutima, agakora uko ashoboye kose agahinduka. Niyo ntego. Tugomeje kuganira, mubaza niba yararetse inzoga, kuko nari mperutse kumusanga aryamye mu muferege. Hanyuma nsubiza yihuta ati ibyo tubireke. Iyi mvugo yanyeretse ko Fisi atayobewe ko inzoga zimukoze isoni, ko atayobewe kandi ko ari ibyangombwa kuzireka kugira ngo abeho yihesha agaciro, ahubwo ko agerageza kubyirengagiza no kutabitekerezaho, akaba aribyo bituma atajya ahinduka na gato. Ahari hari ukuri ujya wirengagiza kugira ngo wiheshe amahoro. Ese ibibazo ufite ubu uri gukora iki ngo bikemuke? Ese urategereje ngo igihe kizabisobanure? Mperutse kumva ikiganiro cyavugaga ukuntu abirabura badakunda uruhu rwabo, akaba ari nayo mpamvu bagerageza kwitukuza ngo base neza. Fisi twamenyanye yirabura, none ubasigaye asa n'abazungu. Igihe twaganiraga nirinze kubivugaho kuko, ariko namwe murabyumva igitera umuntu kuba yakwitukuza cyangwa yajya kwibagisha ibice bimwe by'umubiri we. Nuko aba yananiwe kwiyakira no kwemera uko ari. Abagize ikibazo cyo gusuzugura uko ari, hanyuma agatekereza ko kumera nka runaka aribyo bizatuma akundwa, agaragara neza n'ibindi. Ariko se koko kugira ngo ukundwe cyangwa se ugaragare neza bisaba ko usa cyangwa umera nk'uko runaka ameze? Iki ni ikibazo gitangirira mu bitekerezo, hanyuma kikabonekera mu myitwarire no mu bikorwa. Ariko se wakwemera kureka kwitukuza utaranemera mbere na mbere ko ari ikibazo? Mu by'ukuri kwemera no kwakira bitandukanye cyane no gukunda cyangwa kwishimira. Ukuri ntabwo iteka kuba kunejeje cyangwa gushimishije. Hari imvugo igira iti twigira mu makosa dukora. Ese wakwigira mu makosa ukora gute utanemeye ko ahari? Inkingi ya kabiri rero ni ukwiga kwiyakira cyangwa se kwemera uko uri, ntushake kwifata uko utari. Nkunze kumva abantu benshi bajya impaka z'ukuntu ibura ry'akazi muri iyi minsi riterwa n'ireme ry'uburezi ryatakaye, ukuntu abanyeshuri muri iyi minsi basigaye barangiza nta kintu bazi, kandi abarimu nabo bakaba rimwe na rimwe barushwa ubushobozi n'abanyeshuri bigisha, n'izindi mpaka nyinshi mutayobeho. Ariko se koko ibi ni ukuri? Yego si mpakanya ko zimwe muri izi mpamvu yaba ari ukuri, ariko nanjye reka mbafashe muri ubu buryo.
Ku bijyanye n'impaka z'uko ireme ry'uburezi ryatakaye bikaba bitera abanyeshuri barangiza kubura akazi, muzaze mbere ku warangije nk'amwe akabona akazi kubera ko yasobanukiwe ko umuntu atigira ku ishuri gusa imbere ya mwarimu, ahubwo ko ibyo mwarimu atazi ashobora kubikura mu bitabo no kuri murandasi. Sinshyigikiye ko mwarimu yigisha nta bushobozi afite, ariko bibaho. Murika rero icyo urusha abandi. Simvuga ko harimo n'abanyeshuri gusa, ahubwo reka nawe nkubaze iki kibazo gito. Ese ninde ufite ideni ry'uko wagera ku ntego n'ibyifuzo byawe? Nunanirwa kugera ku byo wifuzaga, si byiza kugira abo urenganya, kuko byerekana ko utari uzi icyo washakaga. Niba hari abagomba kugufasha kugira ngo ugere ku byo wifuza, ni byiza kwibaza iki kibazo: ese ndi gukora iki, cyangwa uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo kanaka mfashe ibyo agomba kumfasha? Ese umunezero wanjye ushingiye kuko kanaka yakoze ibi na biriya? Ingingo ya 3 ni ukugerageza gufata inshingano z'ubuzima bwawe, kabereka ko bishoboka. Niba wumvise muri izi ndangagaciro hari izubura, ni ibyangombwa gufata urupapuro n'ikaramu hanyuma ukandika izubura. Numara kwandika izo udafite, ni byiza kwibaza iki kibazo: ese nakora iki kugira ngo mbeho? Uzuza indangagaciro.